Ako twarebye tubona ko nta kindi twagakwiye kwitura uyu muganga wamfashije turavuga tereka tukamuhemo nk'impano nyagasana zaduha ibindi. Ubwo rero niyo mpamvu mureba hari imodoka nari najemo nayo nabivuganye n'umudamu ndavuga nti iyi modoka why not tutayisigira muganga wadufashije nawe akajya gufasha abandi bantu hirya no hino mu gihugu cyacu ko hari abantu benshi bababaye kandi baba bashaka kugira ute. So rero niyo mpamvu nazanye iko nacyo n'imodoka yanjye nemeye kubirekura bura n'inza nzashaka ibindi. Rero reka wenda nyishyikirize muganga cyangwa se nsabe madama yishyikirize muganga ko ibintu ni jenda ajye mbaye umuvuzi gakondo byaba byiza cyane. imodoka live murakoze cyane rwose murakoze Chora hasi uretse wese shorezo no muti nabyo nagambishaka wape toreza vuba toreza baramuroza ubu ngubu urabona ko bamuroza ibisazi yari yasaze yari yasaze ariko buriya ari agatima ko gushoreza ntabwo bijya mu muri yahumura nta kibazo. Yes, bakunzi b'ubuzima Nyabwo TV nabasuhuje yagumbaye nikaze. Uyu munsi turi kwa muganga Matovu, ni wa muganga gakondo uvura indwara ziye zitandukanye zaba izakarande ndetse n'indi giye bitandukanye. Yaduhamagaye tumaze iminota isaga 30 turi aho akorera ni hano Inyamirambo ruguru gato ya Green Corner niho duhagaze maginga yangaya ngo afite abantu yavuye mu buryo bw'ikoranabuhanga n'abadiaspora bahanze y'igihugu cy'u Rwanda abavura indwara ziye zitandukanye bari barwaye ategeza tubwira uyu munsi bafite gahunda yo kumushimira mu buryo bwimaze cyangwa se mu buryo bwimbitse. Aravuga ati namwe twigeze kubana umunsi navuraga umubyeyi wari warazingiye kunda uyu munsi reka noneho mbereke ko n'abari hanze y'u Rwanda kubavura mbishoboye narabikoze narabishoboye uyu munsi ni kugira ngo babereke cyangwa se basobanurire imimerere n'imigendekere y'imikorere yanjye muri rusange. Niho turi ngabo aje kumureba kumari zitazi uburwayi bwabo ndetse no kumushima muri rusange ngo bagaragaze imimerere yabyo muri rusange. Nagira ngo tuze kuza kubana tugire icyo twifatiramo ku buhamya ku mbaraga n'imivurire ndetse n'ibyo bitandukanye bya muganga Matovu by'umwihariko kuri ivuriro rye gakondo. Mwibutsa ko riherereye hano mu Nyakabanda ubwo ni mu murenge wa Nyakabanda birumvikana cyane ugana kuri stade ni ruguru gato ya Green Corner. Ifite amatsiko yo kumenya ngo bayi barwaye iki abanyamahanga umugore n'umugabo barazanye baje kwivuza. Guys, ni ikintu kiza burya kubona hari umuntu uri kuyubuzima bwawe amagara aseseka ntayorwa kandi hari ibyishimo umuntu abona kubera ko n'ubundi ubuzima bwawe bumeze neza muri ku murongo. Nekereza neza yuko gushimira wakugiriye neza wagusubije ubuzima waguhaye amagara bitaba ari ubufura ahubwo no bupfura butagira uko busa muri rusange. Right now ndi kwa muganga Matovu ntago none ndi busabe ngo nyemera tuganire yanamamagaye by the way ngaze tuganire n'ubundi tugire ibyo tubwira abantu cyangwa tugire ibyo twereka abanyarwanda kumbaraga ndetse n'ubushobozi bw'imiti gakondo yemwe n'imivurire gakondo muri rusange. Shene ni yagindi n'ubundi we niba yifuza kugira ubuzima nyabwo subscribing shene y'ubuzima nyabwo yita ku buzima cyane ibijyanye n'ubuzima turakugira ngo tugenda tubibakurikirana 5 kuri 5 ubwo no subscribing n'ubundi nawe uravuze ati reka nanjye nsigasire narinde ubuzima bwanjye muri rusange maze mbeho meze fresh. Dore ngaho urimo baraza n'umugabo ushyitse kabisa ubona ko pizza z'amahanga zamuguye neza n'umudamu ubona ko rwose ibintu by'aba mayoneze n'ibiki byose tari ibintu yagize gutya ngo yisondeka umugabo ukitse pe ngabo wishimye n'umugore bishimye shagiye na muganga Matovu kamwenyu ko uyu mugabo wowe ntago wifuza kumwenyura nk'uyu koko kubw'ubuzima. Reka turebe twumve imigendekere yabyo ngo byagenze gute bari barwaye icyo bari bavuwe iki. Burya ari ubona umuntu mu nzira urebye indi umugabo afite nta gutekereza ko yari umugabo urwaye n'uburyo umugore ari umugore w'ikizongerezi sinzi ariko warwaye muri bo nuko yatugete navuye aba diaspora. Kanya gato turaza kuganira nabo n'ubundi tumenye ngo ibintu bimeze gute hano kwa muganga Matovu muri rusange. So n'ubuzima nyabwo yifuza kugira ubuzima nyabwo subscribe. Yes, nkuko natangiye mbibabwira twari tugiye kwakira abashyitsi kwa muganga Matovu ariko reka ntangire
nyir'urugo ari buduhe ikaze mu rugo. Ndabeshya abashyitsi bahire. Turakwakiriye kuri chaîne yacu ya YouTube, nawe waduhe ikaze mu rugo iwawe. Murakoze nkuko munsabye ko mbaha ikaze mu ivuriro kwa Matovu muri Isanga. Yego. Okay. Umamagara mbere wari wampayeho gake mbwira ati hari abantu navuye birwota amasimbi baje kuza kunshimira uyu munsi, ndagira ngo uze kuza kuba uhari tuganire bakubwire bimwe mu ndwara bari bafite kugira ngo n'ubashidikanyaga yuko uri hanze atavurwa uyu munsi yabasha kuvurwa muri rusange. Tureka nakire abo bashyitsi, ndahira imbere yanjye ku mutware uhari. Navuga imbere ati ni umugabo rwose watamiye, ubona ko pizza zo hanze yaziriye atazibabariye ati buri kimwe kimeze neza. Ariko nawe ko n'umuntu ungana gutya rwayo umeze gute patron? Ndaho ndashima Imana. Urakomeye cyane. Tumeze neza. Mabusha nawe urakomeye. Akamwenyu ni kose urabikesha iki? Ndabikesha muganga Matovu. Muganga Matovu. Bamwe ati ndabikesha Imana. Ni Imana nyine bafatanyije, ntabwo yabikora wenyine. Utarabona Matovu niwe amwenyuraga gutya? Oya. Ko umugabo yararaga watabura inseko nziza nk'iri kuri imbere yanjye. Ni ukuri pe. Yego. Nawe arabizi. Yego. Hano tubakiriye nk'abantu bivurije kwa muganga Matovu mu ivuriro rye n'ubundi muri rusange rivura indwara gakondo. Yatubwiye ko yabavuye mufite ubuhamya mushaka gutanga ndetse no gushimira. Niyo mpamvu mutatungwe no kubona kamera imbere yanyu na mikrofone. Ndakeka ko yabwiye mbere yuko turaza kuba dore kugira ngo tuze kuganira ku buhamya bwabyo muri rusange. Mbere na mbere mwivuje ryari? Numwe wivuje nabiri mwivuje gutse ndagira ngo muduciremo muri rusange atumenye inzira yanyu y'uburwayi no kwivuza no gukira hagati yanyu begenze tuye ngo mwitabweho na muganga Matovu. Murakoze cyane. Mbere na mbere amazina yanjye nitwa Habyarimana Asumani. Nge na madamu wanjye tuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta yitwa Michigan. Mbere na mbere njya kumenya muganga Matovu namukurikiranye kuri channel imwe kuri YouTube yitwa The Choice. Hanyuma numva ko nanjye hari icyo yamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ko nari mbayeho, ko nari meranye urabyumva mbese mu buzima bw'urugo muri rusange. Hari hashize igihe kinini ntameranye neza n'umudamu wanjye, wenda nawe araza kubibabwira kuko niyo mpamvu namuzanye kugira ngo arebe umuntu wadufashije. Hari hashize igihe kingana n'imyaka igera muri 2. Urumva twarabanye turasezerana byemewe n'amategeko, igihe kiza kugera tuza gutandukana ku kibazo kimwe cyangwa se ku mpamvu imwe nza kubabwira. Mbere twabanaga neza nk'umugabo n'umugore nk'abantu bishimanye, ariko uko iminsi yagiye ishira naje kubona ko mfite ikibazo kandi gikomeye cyane. Ngira ngo wenda hari na bagenzi banjye akakanya baba bari kunyumva twari tugihuriyeho icyo gihe. Mu by'ukuri nari umugabo ariko udashyitse, nari umugabo ku ipantaro, ariko murabyumva mu gikorwa cyo mu buriri, mu gikorwa cyo gutera akabariro, ntago nitwaga umugabo. Nibwo naje gukurikira uyu muganga witwa Matovu, nza kumva ibyo akora, nza gukurikirana ikiganiro cye neza, numva ko ari cyo yamfasha. Ariko ubwo nkurikirana ikiganiro cye nyirizina umugore ntago twari tukiri kumwe. Byaje kugera hagati kubera ko ntamugereraga ku ngingo, kubera ko ntari mfite igitsina gishyitse, kubera nta kintu nari nshoboye muri rusange, aza kurambirwa arigendera. Hanyuma ubwo nabonye muganga Matovu naje gufata contact ze ndamuhamagara nkoresheje WhatsApp. Turavugana mubaza ibyo avura, agerageza kunshira mu mayange, ndavuga ni noneho ku mutima ni noneho nshobora kuba mbonye igisubizo cy'ibibazo nari maze iminsi mfite. Twaje kuvugana rero na muganga agira ibyo ansaba, mubwira ikibazo cyanjye muri rusange ntaho muhishe, mubwira ko mfite igitsina kidashyitse, mubwira ko mu buriri ntera akabariro amasegonda 5 yari menshi cyane, nari meze nk'isazi. Cyari ikibazo gikomeye nanjye ubwanjye kinkomereye mu mutima. Arambwira ati cyo ngicyo nakigufasha. Namubwira ko wakimfasha ni nakigufasha. Namaze se ko hari nabandi bantu njya mbona dukurikirana kuri YouTube n'iki, ibyo bintu urabizi neza ko uzabimfasha, nzabigufasha. Ngani rero hari undi muganga naje kunyuraho, aza kumfasha mbere ntarabana n'umudamu wanjye, aza kumfasha ariko mu gihe igihe gitoya.
birongera tena bigenda kwa kundi ko byari bimeze. Wowe ingano yariyongereye mu gihe gitoya birongera bisubirayo. Wowe ni igiki uzakoresha kiruta uriya wari wamfashije? Arambwira ati wowe buriya hejuru y'umumenyi haza undi mumenyi. Ndambwira reka ntacyo buriya mu kinyarwanda iwacu mu Rwanda n'ubundi baca umugani ngo uhiriye mu nzu ntahatagira ute ntahadapfunda imitwe. Yaje kunsaba ifoto yanjye kuri WhatsApp ndetse n'amazina ndabimuha, arambwira ngo agiye kumfasha. Yaramfashije kuko uyu mugabo murebaho uyu munsi wa none, akaba ari nayo mpamvu nateze indege nubwo narinje iwacu mu Rwanda, ariko ni nacyo cyambere cyari kinzanye kugira ngo nze mpure n'uyu mugabo. Twari tuziranye kuri WhatsApp, twari tuziranye kuri telefone, ariko twari tutarabonana imbona nkubone. So rero bibaye amahire ko ngeze aha uyu munsi akorera, nje kumushimira kubyo yankoreye. Uyu munsi wa none murana ko ndi kumwe n'umugore wanjye yaragarutse mu rugo, arabanye nta kibazo, igitsina cyaragarutse. Ubu ibintu ni neza cyane, nawe wenda araza kubabwira uko bimeze nuko byari bimeze mbere, ariko ndakeka ko mu minsi mike turanitegura kuzibaruka kana, kubera ko twabifashijwemo na muganga. Ubwo rero umuganga umunsi wa none naje kumushimira, naje kumwerekana madamu umuntu wamfashije, nshishikariza n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyanjye, abandi bantu tubana muri Amerika, za Aziya, za Europe n'ahandi, ko bagana muganga Matovu. Ngira ngo uko biri kose afite uko ashyira ibintu byo kuri YouTube cyangwa iki tukabikurikirana bikadusanga ibwota amasimbi. Mbashishikariza ko bazajya bamugana buriya nawe araza kubafasha, babwira ibindi byose akora, ariko ku ruhare rwanjye nicyo cyari cyanzanye. Nkamwe abanyamakuru namwe ndabashimira ko mudahwema kutugezaho biriya bintu umunsi ku munsi kandi bidufasha, yaba ari abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Ndumva rero naho mpiniye aho ngaho, wenda turaza gukomezanya umunota ku munota uko igihe kiza kudufasha, kuko ubu n'ubu twakatishije, turashaka guhita twongera dusubirayo. Ubwo wenda muganga naza kuturekura tumaze kuganira nta kibazo, turamusezera twongere dufate indege tugende. Reka nkakubaze ntaribagirwa by'aka kanya, wambwiye ko katinga bana umuntu yasinze Parece wese shoreza no muti. Shaka wape. Toreza vuba. Toreza. Ya shoreje. Toreza. Mas bastante. Urumva atakuriye? Ni ibiki se? Ni ibiki? Sindamenya neza gusa twabonye ikiganiro cyanyu. Ibi byamfashe ni ibiki imbere biganiro. Sindabimenya. Niba ari ibisazi, niba ari ibirozi sinzi. Bigenda bite? Ageza ahatenye mbonye mubwira ni wewe wamuzanye? Ni jyo muzanye. Tumenyerera no ko hari bavura. Nabonye ni ku kiganiro. Dukora nimero zacu. Dukora ikiganiro. Dr. Binibiki. Iyo ngo urabona ko baramwangije. Baramuroza ubu ngubu, urabona ko bamuroza ibisazi. Yari yasaze? Yari yasaze. Ariko buriya ari agatima ko gushoreza. Ntago bijya mu muri yahumura nta kibazo. Ntago wese erega ibingi hari karagatuma ko gushoreza nakiki. Naho kugira ngo atuze nyine birabizimu byamuvugiragamo bituze banze ngane n'abashitsi bari bangendereye. Hanyuma nyuma ndaza kumwitaho. Ako noneho kuri aka nako kwirukana abazima. Ukuba nkarambisanga nta kintu ashobora kuba ntagashobora kongera kunyagangura.
uramuziritse namureka tukaba twiganirira Mwana isinijwe. noneho nkaza kumusubiraho Ibi ntago nari mbyiteze. ese mvuga ntabwo yongera ahubwo nimumuzane mumushyire hariya ataturogoye ikiganiro cyacu ataturogora ikiganiro cyacu tumushyiremo hariya noneho ndaza kumuvura mu kanya Mwana isinijwe. Reba n'ururimi rwasohotse no kuri Imana. N'ururimi rwasohotse. Yes we. Yes we. dore nuko tumutunze ubundi jyewe nuko tugeze hano nkabona atangiye kunsarana ubundi mu rugo njye menyere kumukubita agatuza tugende twiganire nta kibazo Dr. Sinzi navuga ngo nge barandogoye narigiye kubaza umugabo n'umudamu n'iki mbona yinjiye umuntu nkuriye nibwo buzima busanzwe urimo by'aka kanya ni ukuvuga ngo buriya hano hahora abarwayi bafite ibibazo bitandukanye urumva nyine hari abaza basaze hari abaza batereje amahembe mbega ni uburwayi bitari ubura nyine urabona ko atwituye hejuru kandi urumva hano ni kwa muganga nyine no mu kanya murabona n'abandi ariko nyine muraza kunyihangara ko nanjye indwara ntiteguza yego umusinzirije utamupimenye ubushize bwo mwansuraga naberetse ko hari imiti y'abantu banywa isanzwe mu burwayi busanzwe inzoka igifu amibe telekomurase n'ibindi hakaba n'indi miti dukoresha igendanye n'ibi bintu by'imbaraga z'imyuka kubera n'imbaraga z'imyuka ni amaruzini bamutereje ibintu bikamusaza cyangwa se ari nk'ibintu byabo byamugashukanye ariko buriya tuba dufite imiti tugomba kuba tukabakaruma buriya mu kanya nimara gukorana ikiganiro n'amwe kugira ngo atatwicira umunsi ndaza kongera mwiteho noneho mbe namuvura nyakumuvura mbonye ihembe rintera ubwoba nta ngaruka bitugiraho ndanamurenze nciyeho ihembe ruciyeho unarindebeshejeho gutya oya nta kibazo ntugire ikibazo wowe icyo ndimo nkora n'ubuvuzi nta kindi kandi wowe uri umunyamakuru so kameramani ntabwo yabyoroshye twakwikomereza muri ikiganiro twari turimo biriya byo nta kibazo ni ibintu bisanzwe urabona ko ni ibintu bisanzwe cyane nagira ngo biramure oya nta kibazo so ntabwo bino bizabishobora twe kameramani so nari ngiye kubaza uyu mupapa ati madamu wawe wigeze umubwira ko imbaraga ufite uzikesha abapfumu ntago njyewe nigeze njya mu bapfumu munyumve neza ahubwo nagannye muganga gakondo si umupfumu se oya ni ibintu burya bitandukanye burya hari abantu bakoresha imbaraga bakura mu bimera karemano nk'uko muganga abikora ndetse hari n'abandi bakoresha icyo nita force satanique ngira ngo wenda mu bumenyi bwanjye bucya niko mbitandukanye buriya abo twita abapfumu nyirizina bashobora kubakoresha iriya myuka yindi ariko buriya twizerera neza mu bimera karemano kuko burya ibimera karemano birimo imiti myinshi kandi itandukanye kuko ngira ngo n'abasokuruza bacu cyangwa basogokuru bacu ngira ngo ntago burya bizereraga muri iyi miti y'abazungu cyane ahubwo bakoreshaga icyo twita ibimera karemano yego so madame meze neza cyane urakomeye uri amahoro ndakomeye pe nawe washima nk'uko abandi bashima njye nta kintu nta kintu ufite namutura pe ni ukuri byagenze gute umugabo duciriyemo story uko byari imeze n'iki wenda ntago turi buze kuza kubitindamo ariko reka mbe nk'ugiye inyuma nk'umuntu kuba warafashe umwanzuro wo guta umugabo wenda kuko icyo wari umusangiye ataragifite cyangwa se atarahagije ntabwo wirengagije umutima wamukunze wawe ni ukuvuga ngo iyo ushatse umugabo uba wirengagije byinshi kuvuga ngo mu rugo ibyo kurya byari bihari aho kuryama hahari ibyo kunywa bihari ariko ndavuga ati hari ibyo batankorera uvuga ati ngomba gusanga uriya muntu kandi ibyo nagakeneye niwe ugomba kubimpa urumva naramusanze rero urumva umwaka umwe turabana mbona nyine nta gahunda ndavuga si ibi ngibi nzabishobora urumva rero njye nafashe umwanzuro ndavuga ati rengere reka mbe ngiye sibyo namara kumenya ati mfite ikibazo iki n'iki uwo azambwira ngaruke urumva ngiye naragiye ahubwo natangajwe no kumva ejo bundi amamagaye ati waje ukansura ndagaruka ndamusanga ego kote ahubwo ngiye buriya narumiwe ndavuga se basi yaba yarageze ku buryo byaba byaragenze gutya niyo mpamvu umuganga rero sinzi pe ahubwo nzaza nzana n'abandi
nk'abagore bagenzi banjye nabo baba bafite ibibazo, hari abagore baba bafite ibibazo bitandukanye nabo bakaba bicaye ahubwo baratekereje nk'ahantu bajya kubyivuriza nk'izo ndwara mbese bumva ko zitakira ariko nyine barabuze umuganga. Urumva nzaza ngerageza buryo ki nabahereza fone ye, nimero ze, bakabasha kuba bavugana bakamugeraho nyine akabavura. Ngiye byaranshimishije pe, ni ukuri sheri naratunguwe ariko byaranshimishije cyane. bishimye kongera ko nanameze gutya njye nkunda urukundo cyane none iyo mbonye abantu bakundana nyine bambona ntabwanutse n'iki byose kambace mu ijambo mbonye bahoberana ibinyamuze neza biramfata ni ukuri n'umugabo ikibazo yari afite cyari gikomeye rero urumva kugeza ubwo bubaka urugo umugore akagezaho agucika ntabwo byari byoroshye ariko mu by'ukuri nk'uko nahoze mbibabwira cyangwa se n'ikindi gihe imiti yacu ibyatsi gakondo bifite akazi bikora mu gihe abandi baba baraho bagaterera iyo ngiyo nk'ubu yaza guterera iyo ngiyo barashenye burundu ariko njye nagerageje kugira ngo njye muvure kandi n'urugo rwe nongere n'ubwubake hanze aha ingo ziragenda zisenyuka buri munsi ariko kurya abantu kuko abantu batazi ikibazo bafite ntabwo abantu bashaka kwikurikirana ngo nibura bivuze ariko nkeka ko iyo wivuje n'ibiganiro mu rugo umugore n'umugabo mukabiganiraho mukagirana ibiganiro nta wivumbuye ngo ndagiye cyangwa se ngo ndagutereranye byose birashoboka ugeze kwa Matovu byose birakunda kandi nanjye ndabashimiye kuko abantu arabo mvura ugasanga wenda nyine duherukana muri bigo ryo kubavura ya mafaranga wenda bampaye mbavura byahwaniyeho bakumva ko ari ibyo ariko noneho umuntu uzirikana avuga ngo genje gushimira umuntu unje gushima rwose nanjye ndabashimiye bano bantu ndabashimiye kumva ko wenda nubwo bari baje wabo mu Rwanda ariko bavuga tereka turebe na muganga watuvuye nk'umufasha sinari muzi ariko ubu nibura umufasha wenda mubonye uyu mugabo nawe twavuganaga gutya kuri telefone ariko ubu ndamubonye ubwo mwiza nk'uyu warababaye kandi urabona noneho ni n'abanyarwanda aho bavuriwe ni mu Kinyarwanda nuvuga ngo abanyarwanda turacyafite wa muco wo kwivuza cyangwa se n'abatawufite ntibawugire aba barabo hanze nk'uko uyu nguyu ari uwo hanze baba barabo mu gihugu nibagerageza kugira ngo basenye ahubwo bo bagane kwa muganga kandi ni ukuri kw'Imana nanjye ndabashima. Reka nsubire kuri Patro gatoya wizeye gute ko Matovu ari buze kukuvura hifashishijwe ikoranabuhanga navuga ati nawe ameze nk'andi bagiye kundika udufaranga twanjye bigendera aho ngaho uri mu mahanga ari mu Rwanda? Birumvikana buriya kwizera bituruka ku mutima w'umuntu nk'uko natangiye mbibabwira ngira ngo hari undi wigeze kumfashaho nawe muri ubwo buryo nawe nari nabyizeye gusa yaje kumfasha aho igihe gito nongera nsubira uko nari meze mbere nawe aho ari hose yumve ko mushimiye kuko yari yamfashije icyo gihe nubwo byanze ariko buriya kwizera ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo ngende umukristo nkunda gusenga cyane na Bibiliya iravuga ngo kwizera kurarema buriya ibyo wizeye ubibonesha amaso yawe so rero twarizeye narizeye kandi murabona ko uyu munsi wa none mu byo nizeye havuyemo umusaruro ufatika cyane ubu nanjye ndumva nizeye ako kantu wavuze reka tukajyeho gatoya unsobanureho wambwe ati uri umukristo nk'umukristo wizera Imana kagana muganga ufite n'ihembe uko si ukubangikanya imbaraga? Ntabwo ari ukubangikanya imbaraga ngira ngo wenda na muganga ari muza kumubaza icyo kintu nakimubajijeho nawe ubwe yemera ko hejuru y'imbaraga ze hari Imana isumba byose tutaza kwitiranya ibintu buriya uko nabibabwiye ngo hari abakoresha icyo nakwita ku giti cyanjye force satanique bitandukanye n'ibyo muganga yanyeretse cyangwa se yambwiye wenda nawe muraza kumubaza ngo yari hano araza kwibasobanurira ariko nawe yizera ko hejuru ubushobozi bwe hari Imana isumba byose hari Imana ikora byose so rero nanjye narizeye ntabwo nabangikanyije imbaraga za muganga cyangwa se z'Imana ahubwo nizeye ko ari ibintu byuzuzanya muganga yaramfashije ariko hejuru ya muganga nizeye ko hari Imana nayo yanshyigikiye. Reka muce mu ijambo ngira ngo ubwo ushize uza kundeba nakweretse imiti ibice bibiri hari imiti ishobora kuvura indwara mu buryo runaka nabi gusobanuriye hakaba n'indi miti ishobora kuvura indwara mu bundi buryo runaka hakoreshejwe imbaraga runaka rero umuntu wese yakugannye umuvura bitewe n'indwara afite ndetse n'imyemerere ye uko urumva Imana yaremye ibyatsi
ni ibimera yashyize ku isi ngo abantu babikoreshe, ariko hari n'abantu batazi kubikoresha nyine, batazi n'ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero haba abaganga nyine babizi kugira ngo babe babikoresha babashe gufasha bagenzi babo. Ni muri urwo rwego rero wenda yabasobanurira gutyo, kandi nkeka yuko we kuri parite ye ibyo nagomba kumukora nabikoze kuri parite ye, tavuze ko n'ibyo abandi bakenera gukoresha nabo ubwo kuri parite yabo nabo nabibakorera. None se si umurwayi ntaje kwivuza, none se si mugomba kumuvura agakira? Urumva nawe araje kandi aranganiye kandi afite ikibazo gikomeye, mwabibonye hari uruhande rwe ari buvurirwemo, abantu bavure mu ruhande rwabo kandi nkeka ko n'abandi rwabo rwose. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese uzashima azashima ku buryo bwe, anabashimashima ku buryo bwabo, nuko bimeze. So reka duse nk'abagana ku musozo, nabo mbari kure nyine bemera bagenda ati bafite n'indege n'ubundi bagomba kugenda nayo, ariko ijambo rimwe dusoza kuri wowe patro ndetse no kuri mabuja muri rusange. Ndi kumera ko anyegereye ladies first view. Murakoze cyane, murakoze. Nshimiye abanyamakuru, nshimiye abaganga, by'umwihariko nshimiye muganga Matovu wamfashije. Nk'umuryango wanjye nkanjye nk'umugore twaratekereje, urumva iyo tuje mu Rwanda hari akantu kadufashaga mu buzima bwacu busanzwe hariya mu rugo. Murakoze, ndabashimye kandi rwose abanyarwanda bose bari iyo ngiyo babwire ati muganga Matovu yiteguye kubafasha, tuzakubera ambasaderi rwose. Murakoze cyane madame, nongere mbashimiye rwose, kandi nimubona kwibaruka umwana nabwo muzaze kunsura murasaga. Hanyuma wenda turi gusoza kugira ngo natwe tuze gufata igihe twitegure tugende, wenda twasaba muganga ko yamanuka akagera ku modoka akareba ko imodoka tumuhaye ikora, cyangwa tutamara kurenga intambwe ebyiri wenda akatsa bikanga kwaka, hanyuma nanjye ndabampamagara uza kuntwara kugira ngo tugeze mu rugo nta kibazo. Turayinywera rwose, turayinywera agashera k'abakurambere. Mu buzima nibwo bwa mbere nabona igitangaza nk'iki ngiki. Ntabwo nigeze nizera yuko hari akazi umuntu yakora agakora nyine nk'umwuga wa buri munsi, cyangwa se ngo ufasha abantu bikaza kurangira aboneyemo igitangaza nk'iki ngiki. Right now uyu mugabo witwa Matovu yavuye aba bantu iriya ndwara yatubwiye n'umugabo yavuye wenyine. Njye nzi ko wenda barwaye ari umugore n'umugabo, cyangwa se n'umugore urwaye n'iki, ariko yavuye umugabo wenyine. Uyu munsi amwituye imodoka Lava 4 Toyota. Oh my God, ntabwo wapfa kubyizera. Toyota Lava 4. Nanjye ndabo umupfumu muvuzi gakondo. Oh my God, Toyota Lava 4 bagendaga minaha i Kigali mu Rwanda, ati kuba tugiye wowe kano kamodoka rwose akira tujya kuzanamo ibyatsi, ushikuza ibyatsi ushyiremo umuti, ukora iki, bazaze kuyitwara umukandira ati bamanurire ikirahure bashyire hasi. Ibintu ntabwo byabagaho ubundi. Kera bagendaga ku dutaro, ni iyi ngiyi umuhaye, ni iyi ngiyi mushyikirije, yajyamo akumva ko murakoze cyane. Ndabashimiye kandi mugereyo amahoro. Nta kibazo rwose, mugereyo amahoro rwose. Ndabashimiye kandi muzakomeze mwubake urugo rwiza. Hanyuma ibyangombwa byayo birimo hariya, biriya n'udukenera twazaza tugahunguza, ariko muri imitasiyo niyubura yonyine ubu ngubu wallahi aho wabireba nta kibazo. Ni ibyo ngibyo rwose, ibindi uzakenera nta kibazo twagufasha, biroroshye cyane. Iyi ni karite jone, n'ibindi byose ndumva byuzuye birimo, za siranse zirimo, za autorisation, nta kibazo. Muga uri kwiyumva gute noneho aka kanya
intego wari ufite waje ufite ubu ngubu urabona arizo umaze kugeraho? ni ukuvuga ngo intego nari mfite cyangwa se n'ubu nkifite ni ukomeza gufasha abanyarwanda mbavura mu buryo bw'ubuvuzi gakondo kuko nabwiye ko ubuvuzi mumaze imyaka 20 irengana kandi n'ubuvuzi bwaturutse kuri data nk'uko nabwo kuva ku gisekuruza cyanjye no ku gisekuruza. Rero ubwo buvuzi ni ubuvuzi nkorera abanyarwanda mbafasha bari hanze y'igihugu cyangwa bari mu gihugu imbere, ariko urabona ko n'abangaba navuye, urabona ko nabo ibyo nabakora ubona ko nabo babizirikanye. Niyo mpamvu rero kugeza uyu munsi wa none nditeguye gufasha umuntu wese waba ufite ikibazo cy'uburwayi ubwo ari bwo bwose bugendanye n'uko yaba ari umuvuzi gakondo, ugomba kumuvura kandi nkamuvura nk'umunyarwanda. Aha rero nanjye ndishimye rwose. Iri shimwe rya kangahe wakiriye kuva winjira muri uyu mwuga mu myaka 20? Tugenda twakira amashimwe menshi, hari dufite igikuyu cy'inka, hari abampa inka, hari abampa amasambu, hari abanyitura mu buryo butandukanye, hari amafaranga, mbega muri make ni amashimwe menshi, ariko iri ngiri ryo bari batarama imodoka. Umuntu umaye imodoka ni uriya mugabo uba muri Amerika. Aravuga ko abavuzi gakondo bigendera ku dutaro bizakorera kugenda mu modoka. Oya, bizanyorohera. Bizanyura kuko umuvuzi gakondo nawe ni umunyarwanda kandi uko ugomba kugira iterambere. Wabonye ko nawo nkorera atari muri bahandi bajya bavurira mu byatsi, ni hejuru muri etage. Ni uvuga ngo rero niyo byaba ari nkuko nahoze mbikubwira, hariya turahakorera, ariko ushobora no gusanga habaye n'igicumbi kiri ahandi hantu runaka. Ariko nacyo abantu bakabacyo bakajya twe tukibajyanyeho, ariko ahangaha rwose uyu nguyu we ankoreye ibitangaza bikomeye. Ubu ngubu urugendo urugiye koroha kumwe ibyatsi byashiraga mu Rwanda mu bisambu kajya muri Kongo. Najyaga ngenda bingoye jya kuvura umuntu Musanze, Gicyangugu, jya Zabweye, jya i Burundi, nagomba gukatisha, ariko ubu ngubu nzashyiramo esansi natse imodoka ngende cyangwa nshaka umushoferi. Hanyuma ni imiti kwa kundi nshirana, niba nategereza imiti kazamara iminsi 3 mu nzira, hari umurwayi wikeneye birijanse, ubu nuko nzanatse imodoka ngende mbikore. Urabona kuri mugabo nkuriye akantu gakomeye kandi yaragatekereje neza. So ikibazo cya nyuma kugira ngo dusoze, unakurikirane n'uriya murwayi udasanga ibyo yamuhaye ngasinzire byamushizemo ugabo nasaranya barimo imbere, twibutse indwara zibanze cyangwa z'ingenzi uvura, unaduhe nimero ya telefone by'umwihariko yo kuri WhatsApp ku buryo n'umuntu uri hanze wifuza yuko wamuvura yabica mu buryo bwose ukamuvura. Nababwiye ko indwara mvura ni indwara nyinshi, ariko nababwiye ko indwara mvura ziri mu byiciro bibiri. Sanguze imodoka bidasakuriza muzi. Indwara mvura ziri mu byiciro, ni ibyishimo nagize nanjye numva byandeze. Indwara mvura ziri mu byiciro byinshi. Hari ababa barwaye igifu, umwijima, amibe, telekomunase, abakobwa batajya mu mihango cyangwa se bayigemo bakayiheramo, ibintu nk'ibyo. Iyo ni indwara ndwara kuri parete kwayo. Hakaba n'indwara zituruka ku myuka mibi, babandi bazinzwe nk'aho namwigize gusanga barazinzwe n'inda, babandi usanga nyine bahura n'ibibazo nk'ibiriya byo kwa muganga, ugasanga imiryango hari ibintu igenda ibohereza, ugasanga mu rugo ntibigenze neza, ingo ntizigenze neza, ibyo akora biranze, akazabonye nta kamazeho kabiri. Ibyo byose buriya ni uburwayi buturuka kuri za karande. Karande rero ni ikintu kirekire, ni isheni ndende, ariko ugeze kwa muganga nitwe tureba ese iki karande ituruka he cyangwa ibibazo bituruka he. Urumva uburwayi ni bwishi rero. Abazorozwe mbega ni uburwayi bwishi, sinzi uko nabibabwira, ariko izo ndwara zo kuri ngewe nta kibazo mfite, ndiyizeye kuko ibyo nkora ni ibintu nzi ntabwo ari byo gushakisha. Telefone yanjye yaba ari yo hanze, abari hanze ni 0788 24 28 676. Wayibura ni 0790 45 7800. Ziba no ku cyapa cya Matovu hariya, ndetse no kuri WhatsApp zibaho. Umuntu wese wanyenera, haba ari mu Rwanda imbere, haba ari hanze y'igihugu, rwose yambona kandi namufasha muri bwose bushoboka. Turagushimira tukuri kujye kwita kuri amurwayi wundi nawe. Murakoze cyane, reka mwite ko ko nafite ikibazo gikomeye cyane. So ndabashimiye namwe twabanye by'aka kanya dukurikira inkuru yishimwe, ndetse no gushimira akoreshene ya YouTube ya Ubuzima Nyabwo ishobora guhindurirwa amazina igihe cyari cyose. Ni ubwa mbere mbonye igitangaza nk'iki ngiki, kubona umuntu ahawe indi modoka ati waramvuye unsigaye cisha hirya no hino n'iki byose. So ndabashimiye, tuzajya tubana ku nkuru zitandukanye n'ubundi ziganisha ku buzima. Baye muhabwe umugisha.